Hahaha ni inkuru ingaruye muri studio mfite akamwenyu ku mutima ndetse no ku maso. Iyi nkuru rero ndagira ngo nyibasangize mwebwe mwese mwahisemo gukurikira Lorenzo Info, ariko by'umwariko abakanze kuri subscribe ndabashimira cyane. So ngira ngo twore basezeranije ko hano tugenda tu breakinga cyangwa se ikibazo cy'inkuru y'igihugu cy'u Rwanda AMAVUBI kubijyanye n'umukino cyangwa se nuko byagendaga bivuga ko uyu mukino utazabera mu Rwanda. Twagiye tubivugaho kenshi cyane, ariko nanone kandi turavuga tuti operation cyangwa se gahunda tuzayikurikirana kugeza igihe irangiye cyangwa se ku frimbi ya nyuma ariko tubyita muri rusange. Mbere y'uko rero mvuga cyangwa se ntangaza iyi nkuru, reka manze shimire cyane staff cyangwa se abayobozi ba Ferwafa ndetse na ministry ndetse rwose n'ababigezemo uruhari bose kugira ngo byemerwe cyangwa se be confirmed ko u Rwanda rugomba kuba rwakirira umukino warwo na Bene hano mu Rwanda. Bwo birumvikana n'uwa Senegal nawo uzabera mu Rwanda. Impaka zo zamaze kuba zicika muri rusange. Ni itangazo ritaramara n'isaha cyangwa se n'iminota 30 reka ko tubyita rigiye hanze. Iri tangazo rero rikaba ryanditswe mu rurimi rw'igifaransa. Ni itangazo rwose rimaze agahe gato cyane ryemeza ko u Rwanda rugomba kuba rwakirira cyangwa se rwakira umukino nyafurika cyangwa se uyu mukino agomba kuzakinamo na equipe ya Bene. Uyu mukino tayari rero confirmed, uraje tayari bidasubirwa kuri 27 bagomba kwigaragurira cyangwa se gukinira hano mu mujyi wa Kigali. Abihuye namwe rero reka mbabwire ngo bravo, kubera ko mu by'ukuri hoteli zanyu zabashe kuvugururwa. Nta kubatagize hari izahawe inyenyeri enye zitazigombaga, ariko kubera umurava ndetse nuko bakoze vuba nyine hari ibyo bigomwe bigerwaho, ariko ntago umukino kibereye Huye. Uyu mukino ntago kibereye Huye mw'abantu mwe. Uyu mukino rwose abihuye mutangire mutuzuzanya amafaranga menshi ahagije kugira ngo namwe muzitabire uyu mukino, kubera ko ndabizi ko mwe munyoteye muzi ko uzaba uri mu rugo, ariko umukino mw'abantu mwamaze guterekwa i Kigali. N'umukino bidasubirwa confirmed rero ugomba kuzabera i Kigali. Uyu mukino ibi byose bikaba byatewe nuko cyangwa se impamvu nyamukuru uyu mukino washyizwe i Kigali nuko nubundi birumvikana ko niho hari amahoteli meza, kandi amahoteli nava ngo amahoteli ashobora kuba yakwakira aba bakinnyi ndetse n'abakomite b'aya ma equipe. Hanyuma rero ngira ngo u Rwanda rwe rwagaragaje yuko rwo rwiteguye cyangwa se ikibuga kimeze neza, ariko none kandi ruvuga ko ibindi bisabwa nk'ibi by'amanyenyeri cyangwa se by'amahoteli bari buze kubikemura cyangwa se biri buze gukemurwa vuba, ariko izo motif cyangwa se icyo kibazo kikaba cyakemuka kikava mu nzira. Hanyuma none kandi u Rwanda rukemura cyangwa se ruvuga ibi ngibi, CAF yo yarebye ubushake u Rwanda rwagize mu kubaka stade mu gihe gito cyane, cyangwa se mu byibuke ko u Rwanda ni rumwe mu bihugu byakubise bibangura byubaka stade vuba, kugeza ubwo urwo ntago twava ko imikino yarwo cyangwa se imikino ibanza uretse umukino wa Senegal, indi mikino yose rwakabaye rwarakiriye rurayakira. Ni mu gihe na Senegal no yemeye ko umukino ubanza yagombaga kuba yakirwa iyo yakira u Rwanda rukazakira narwo rukazakira ku gihe cya Senegal. Mbese babaye nk'abaguranye kugira ngo kubera ubwumvikane cyangwa se ku mpande z'ibihugu byombi ubwumvikane bafitanye ndetse n'umushyikirano ni byose muri rusange. So ibiro bikaba byarakozwe. CAF rero irebye umurava AMAVUBI yagize cyangwa se u Rwanda rwagize mu gutegura ibikorwa, haba kugira ngo abantu babone imikino, hanyuma none kandi bareba uburyo ki umurava umukuru w'igihugu Paul Kagame agira mu gutegura ibi bintu cyangwa se yibanda cyangwa se ateza imbere siporo muri rusange. Ibi byose ni utuntu tw'ududetayi CAF iba yarebyeho kugira ngo ifate umwanzuro. Ireba ukuntu abayobozi ba Ferwafa baraye amajoro ndetse bahihibanye kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri aya masaha bari bagihihibanwa rwose bavuga bati mutuyambe mugire umukoresha uko bishoboka cyangwa se mudutubabarire dukore ibishoboka twakira umukino, yewe n'indege niba ngombwa tuzazikodesha, ariko abakinnyi bazajye bagerera ku gihe aho bigomba kuba cyangwa se aho umukino ugomba kubera. CAF rero iravuga iti umurava wanyu ndetse n'umwete wanyu byose twabibonye,
igisige natwe nuko tugomba by'ukuri guca inkoni zamba nk'abantu mwagize ibyo mukora ndetse mukaba munafite ibyo musaba munaheraho ibi birumvikana. So u Rwanda rero match igomba kubera mu mujyi wa Kigali kutaramama miya Nyarugenge ivumbi riratumutse Nyamirambo stade. Aha birumvikana kuri stade ya regional Nyamirambo niho umukino uheruka kubera kuri stade. Iyi stade yarutse kwitirirwa icyamamare cyangwa se igihangage cyabike bigacika cy'ikinyabrazil ariko cyitabye Imana mu minsi yashize. Akaba rero ari pre iyi match niho igomba kubera, niyo makuru ndimo kugenda nkurura. Keretse hagize igihinduka wenda match ikaba yakwimirwa ku indi stade, ubwo nimvuga ibihinduka ntabwo harimo kuba bahindura ngo izabera handi, izabera Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali. Ubwo aho nshidikanya ni kuri stade bashobora kuba bahindura stade, bashobora kuba bajyana i Bugesera, bashobora kuba, ariko stade yamaze kwemezwa ni stade ya PELE stadium cyangwa se iyahuza ari stade regional Nyamirambo, niyo igomba kwakira uyu mukino muri rusange. Ngira ngo bijya guca amarenga byatangiye masaha ya kare ubwo hasokaga inkuru nava ngo nayo yari inkuru isa naho iremere cyane ivuga ko abasifuzi bazasifura iyi match bamaze gufata rutemikirere baza mu gihugu cy'u Rwanda. Ahangaha abasesenguzi mu bya siporo nahoze mbona rwose ku murongo w'abanyamakuru cyangwa se muri groupe y'abanyamakuru benshi bakonfirma inkuru, ubona ko afite confidence morali yamaze kugaruka haba mu bafana ndetse na hehe hose, bavuga bati iyi match byamaze kuba confirmed nubwo itegeko cyangwa se itangazo ritarajya hanze, ariko ibimenyetso biragaragaza ko iyi match rwose igomba kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bikaba byatangiye kugaragazwa cyangwa se akanunu katangiye kugaragara ubwo abasifuzi bazasifura iyi match. N'abasifuzi rero bakomoka mu gihugu cya Somalia. Nizere ko aba basifuzi batazadukasa, nizere ko batazadukora amadede macuri, kubera ko bibuke ko muri Somalia rwose hakari akazi gakomeye igihugu kigenda gikora muri kiriya gihugu. Wenda ntago turi buze kwivanga na politiki, ariko nyine ako kantu k'ubushuti nako kagomba kubaho. Ariko none kandi abasifuzi ngo bakaba bamaze kuba bafata rutemikire, ubu binarashoboka kuba igihe nkurikije igihe itangazo ryasohokeye birashoboka ko bari no hafi ko bagera mu Rwanda, nabo bakaba barya ubuzima hano mu mujyi wa Kigali. Hanyuma rero bakaba bari bayobowe n'ubita Omar Abubakari akaruza bari mu kibuga hagati acimpaka. Hanyuma kandi abandi nabo bagenze murabibona nkuko mubona ku foto, bakaba bamanukanye baza hano mu gihugu cy'u Rwanda. So urabona ko ibintu noneho navuga ko operation tugeze ku musozo. Operation twe twabasezeranije yuko mu by'ukuri tuzabakurikiranira uko Amavubi cyangwa se iyi operation yuko yaho umukino uzabera tuyishyize hano ku mugaragaro cyangwa se tuyishyize hanze muri rusange. Reka ubwo mfate umwanya nshimira abantu twabanye muri iyo operation cyangwa se mutigeze mudutenguha, rwose mbabwira nti mwarakoze cyane. Ariko none kandi ni inkuru nabwira buri wese rwose ko yayisangiza n'abandi cyangwa se kwisharinga akehana abandi kugira ngo babashe kubona iyi nkuru cyangwa se bamenye uko ibintu bihagaze mu minsi 3 isigaye yonyine match ngo ibe babe bashakisha cyangwa se batangire bitegure ubundi kuri stade ya PELE stadium cyangwa se kuri stade regional Nyamirambo ibintu bizaba ari bicika. Amavubi abona abafana benshi cyane, murabizi ko umufana burya abari nk'igitego cyangwa se ari nk'umukinnyi wa 12 mu kibuga, niko twabyita muri rusange. So mwarakoze cyane rero, reka tuze kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Imana ikurinde kandi bani nawe, nge ndi Eugene Habumugisha. Ciao ciao.